ngewe njya muri dushe nkamaramo iminota 5 nabwo kwireba nkumva mfite isoni ubwanjye iyo nirebye mbona mfite isoni ariko yamaze amasaha 6 ku musaraba yambaye ubusa buri ikanzu ye bayitwaye ngo bagiye kuyifindira bamusiga yambaye reba umusore w'imyaka 33 ariko umusaraba hagati y'isi n'ijuru yirirwa yambaye ubusa arabizi ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose azi byose arabimenya ni muganga w'ibikomere aribuka niwe mahoro yacu umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye Yesu ashimwe haleluya haleluya nitwa Joseline Mukatete ndi umukristo mu itorero ryo mu Gatenga ndashima Imana ko Imana ingiriye neza muri ADPR niho nteranira hanyuma Imana ihabwe icyubahiro kuduha uyu munsi kugira ngo tutaramiremo tunezererwemo mu bihe bitoroshye bikomeye ariko Imana ibiduciriye akanzu kugira ngo twongere twibuke ko tutariho ku bwacu ahubwo turiho ku bw'umugambi w'Imana Imana yakoze ibintu byiza byinshi bikomeye impamvu dukwiriye kwishima tukayishima mu bihe byiza no mu bihe bibi Imana ibaho umugisha kubwo kuza kugira ngo mwumve icyo Yesu avugana namwe kandi imitima yanyu ikomere ihumure icyo tubereyeho nicyo gikomeye cyane kuruta ibindi byose nari mvuze ngo icyo tubereyeho nicyo gikomeye kuruta ibindi bintu byose Imana rero ishimwe dushimiye umushumba watugiriye icyizere akaturarika mu bavuga butumwa benshi cyane bariho muri iki gihugu Imana igakorera muri we akaturarika yambwiye kankunda abimbwiye vuba ariko ngomba kubyumva nkabifiringa nkabikaba ubuzima urukundo rwanyu rero ntabwo turupfushije ubusa ubwo twaruhaye agaciro twaje kubareba Munyarwanda yaravuze ngo ifuni y'ubushuti n'ikira banza bisigaye byarabaye moto cyangwa imodoka Imana ibaho umugisha nazanywe no kubabwira amakuru ya Yesu ayandi makuru mfite turavugana ku makuru ya Yesu turebe icyo Yesu yatumariye mu buzima bwacu bwa buri munsi hanyuma tuze gusenga abataramwakira bamwakire kubw'ubuntu bw'Imana niwe wugurura umutima umuntu akamwakira nta wundi ubikora niwe yugurura umutima umuntu akamwakira namwe abamumenye mwongere mu mukunde kurushaho nayo makuru ya Yesu mbazaniye nta kindi kandi nzi ko abakunda cyane dusome ijambo ry'Imana Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya teme yanyu ndayizi ariko turagerageza kongeramo n'ibindi Imana yaduhaye Yesaya 61 murongo duhere ku murongo wa mbere Yesaya 61 murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 61 murongo wa mbere aravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka
ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 10 umurongo wa 30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 30. Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura baramukubita barigendera, bamusiga asigaje gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera, n'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati murwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati uwamugiriye imbabazi. Amen. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo niho dusoreza igice cya 2 umurongo wa 18. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 niho turi busoreze, dusobanure aya magambo nk'uko Yesu yayamaye, hanyuma dusenge. 2:18 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo aravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Sinzi niba hari umucuranzi ngo amfashe ndirimbe gato, hanyuma nimara kuririmba dusobanure aya magambo Imana yampaye. Nasenze ngo Imana yugurura imitima yanyu muze kumva icyo Yesu avugana nawe. Manukaho gato twumve. Ongera uzamukeho twumve nk'igice. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora aranyisa, yishyuye imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora aranyisa, yishyura imyenda yanjye yose. Yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite, yanyomoshe
murabyumva birinjira neza. Amen. Nari ndimo ndavuga ngo nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, arankiza, yishyura imyenda yanjye yose nari ndimo. Mwami ndamubashimiye, yarakoze. Yesu we. Amen. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Nta marira nabonye atahoza, agahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Ibyo atarakora si byo byamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Njya umwuka wo kuririmba nkumva mbayeho mwinshi, kubera ko namenye ko kuririmba habamo imbaraga zikomeye zikiza umutima, zomora ibikomere. Bibiliya iravuga ngo umuntu naba yishimye aririmbe, abababaye asenge. Rero umwuka wo kuririmba akunze kumbaho cyane. Mbese turi kumwe torero? Haleluya, haleluya. muze kurambirwa nimwumva ndi kuririmba impano Yesu yampaye. Reka tuganire aya magambo, mucuranza gume hariya niba ntamugoye, hari ukuntu bijya bimfata nkaririmba. Tuganire aya magambo afite intego ivuga ngo Yesu niwe wenyine ubaruta. Yesu Kristo, ni Yesu Kristo ndi kuvuga, aruta abantu bose, aruta ibintu byose. Abakomeye n'aboroheje arabaruta, abize n'abatarize arabaruta, aruta abantu. Yesu arabaruta. Noneho turaza kurebera hamwe ibintu bitandatu Mwuka Wera yamishuriye bigize Yesu, bituma agira isumbwe ruruta abandi bantu bose. Amen. Murajya munyikiriza birakunda? Muri mu rukundo dukundane? Haleluya, haleluya. Munyikirize umwigisha n'umwigishwa bakwiye kufatikanya bagasangira ibya Yesu. Yesu, iyo Bibiliya ivuze Yesu Kristo, ibivuze nde? Ibivuze umuntu umeze gute? Iyo bavuze Yesu Kristo wumva iki? Birashoboka ko waba umaze imyaka myinshi wumva iryo zina ariko utarakira ubushobozi buri muri ryo. Si mwese, harimo abamaze kumva ubwo bushobozi, barabwakira, bagendera muri bwo, baba muri bwo. Ariko iyo Bibiliya ivuze Yesu Kristo twumva iki? Ni iki? Ni izihe mbaraga ziri muri iri zina? Ni uwuhe mwihariko uri muri iri zina? Hari ibintu bitandatu Yesu yampishuriye biri muri we, yihariye, atandukaniyeho n'abandi bantu. Yambwiye ngo nze kubibabwira, kandi ndabizi neza ari muri riteraniro muraza kubyumva kuko niwe wabimbwiye ngo mbibabwire. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Yesaya yamuhanuye avuga Yesu, amuvuga mwiyerekwa, ariko amuzana muri preza. Ntiyamuvuga nk'uwabayeho kera nubwo yabayeho kera, ntiyamuvuga nk'uzaza kera, ahubwo amuvuga none. Uyu Yesaya abona Yesu hashize imyaka myinshi Kristo ataravuka, irenga 300. Imyaka myinshi. Yesaya yeretswe Yesu, amubona nk'uri kumureba gutya, amubona mu nda y'umugore, amubona avuka, amubona bamukikiye, amubona Yesu akura, amubona ku musaraba, amubona azuka, amubona ajyana itorero. Haleluya. Agiye gufashwa kandi.
umwanditsi w'imigani yaravuze ngo ibineza neza by'Imana byari ukubana n'abantu. Guta Imana umuremyi wa byose iri bubane n'abantu biragenda bite? Kandi tuzi ko iba mu ijuru, biri bwikore gute? Biragenda gute? Imana irabana n'abantu gute? Ifite uburyo iri bubikoremo, ikiyeranja, ikisemplifiya, ikiminimayizinga, ikiyoroshya, protokole zose ikazigabanya, ikazinaha kureba wowe nanjye. Ubwo ni uburyo bw'Imana. Niba ibineza neza by'Imana ari ukubana n'abantu, ni Imana y'icyubahiro, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikomeye, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ibizima, abakuru, abamarayika, abaserafi, abakerubi, memu n'abadayimoni, natwe abantu turabizi ko iriho, turayitinya, turayubaha, turayikunda, turayipfukamira, tuyikomera amashyi. Ni Imana y'inyacyubahiro, ngo ntawayiremye, ntawayibyaye, ntawe uzi igihe yabereyeho, igihe kingana n'Imana. Uko Imana ingana bingana n'igihe yabereye. Ni gute iri buze guhura n'umuntu, bagahura, bagahoberana, bakamenyana, Imana ikamenyana n'umuntu, umuntu akamenyana n'Imana? Biragenda bite? Iri bushaka ukuntu yiyoroshya. Yo, ndafashijwe, haleluya. Iri bugerageze ise natwe, ise nanjye, imere nkanjye, kugira ngo nyumve. Imana ni nini mu buryo utayumva. Kapasite y'ubwonko bwawe, uyu mutwe wanjye ureba udapima n'ibiri 10, uyu ubwonko burimo sinzi ko bupima n'iro. Ntabwo Imana yakwirwamo, ntibibaho. Imana ni nini, Imana ni ngari, Imana ni ndende. Muri ibyararibya ngo mbega urukundo rw'Imana, ngo twarugereranya n'iki se? Ngo rusumba ukwezi, ngo rusumba izuba, ngo kandi n'ikuzimu rugera. Nimwumva urukundo rw'Imana rugera niyo abadayimoni baba hepfi, ngo rugerayo rukarungurukayo, rukarebayo, rukababwira ngo ndi Imana y'urukundo. Imana ni nini, ntishobora gukwirwa muri ubu bwenge bwawe washyizemo imibare na biology na physique n'amafaranga n'inyanya n'intoryi n'amakaroni. Ntago Imana yakwirwa muri wowe. Imana ni nini ku buryo utashobora no kwandika ibitabo ngo uyivuge. Yohana yaravuze ngiye tuvuga ibya Yesu, ngo ibitabo byari gushira, ngo inyanja z'amazi zahinduka wino, abanditsi bakandika bikarangira. Imana ni nini nyine, ingana n'Imana, ingana nayo. Imana ishimwe ko mwaje gusenga. Munyikirize amen. Yo, munyikirize haleluya. Noneho ni gute uwo muntu ukomeye gutyo ari bwiyoroshye, akiyoroshya, agakwirwa muri wowe bigakunda? Biragenda bite? Ndaje mbabwira uko byagenze. Iminota umushumba yamaye, Imana imfashe nze kuyubahiriza, kubera ko iyo mfashe iki cyuma wagira ngo mpacometse. Ndavuga Mana, ndavuga n'ukuri. Imana yampaye ibyo kuvuga. Ndashimira Yesu. Ayo mashyi tuyamukomere nayo mwami w'abantu. Ndashimira Yesu. Nisanze nyine meze gutya, nsanga Yesu yampaye ibintu byinshi byo kumuvugaho, kandi numva bimukundiye. Imana rero ize kumfasha. Bibiliya iravanga bica gahunda tubacyahe. Mushumba rwose urabibona, n'ubwa mbere duhuye, n'ubwa mbere ngeze muri riteraniro. Kandi iyo ndi kumuvuga muvuga nk'uri upfe mu kanya, kugira ngo ntamusigaramo umwenda. Ariko naryama nakicura nkasanga ndacyariho, nkumva mfite umwenda wo kongera kujya kumuvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Gute rero Imana iri buhure n'abantu? Murabizi ko Imana yaburanye n'abantu kuva icyaha kinjira mu isi. Imana yahise iburana n'abantu, abantu babura Imana kandi Imana ihari. Adamu akora icyaha, yaburanye n'Imana. Presence y'Imana ibura mu bantu. Imana ariko kuko igira imbabazi nyinshi, ikajya igenda iroba mu umwe, ikamuzana, ikamwibwira. Niho ba Enoki bakiranutse bagendana n'Imana imyaka 300. Garabakiranutse. Hari abagabo babayeho mu isi b'ibitangaza, uretse ko twebwe kubw'ubuntu tuzicarana nabo mu bwami kuko twizeye. Ariko hari abantu b'ibitangaza, niyo mbasomye sheshuru meze. Umugabo yagendanye n'Imana imyaka 300, imyaka 10, 20, 50, 200, 300, ngagendana n'Imana ku manywa na nijoro, ngo umunsi umwe Imana iramusura. Haleluya. Yesu we, haleluya.
Imana iramusura iza kumureba ukameze ngihageze ibaririza amakuru yisanga Enoke nta kibazo agirana n'abaturage ngigihe ari kuganira nayo ayiherekeje aragenda ntiyagarukana n'uyu munsi ntituza aho yagiye icyakora ari kumwe n'Imana. Abo ni abantu babanye n'Imana nyuma yuko Adamu amaze kwinjiza icyaha mu isi, presence y'Imana iragenda, ariko Imana ikajya igenda irobamo, igakuramo umwe, igakuramo babiri, igakuramo batatu kubw'ubuntu bwayo. Nicyo gihe yafashe ba Nowa, nicyo gihe yafashe ba Aburahamu, nicyo gihe yafashe ba Mose n'abandi bagiye babaho mu isezerano rya kera, kugira ngo igende igaragaza ko iriho, igende igaragaza ko igihari. Turashimira Imana yagiye yigaragaza ko ikiriho, ikagenda iroba abantu kimwe nuko natwe yaduhaye Yesu, hanyuma tukamuhishurirwa tukamwizera. Iri jambo rero dusomye, Imana yagiye ishyiraho uburyo bwinshi bwo kongera guhura n'abantu, ishyiraho uburyo bwinshi bwo kongera guhura n'abantu, ariko bigenda bizamo utubazo duto. Amategeko, ibitambo, abatambyi, abami n'abacamanza, abo bose ntibigeze baduhuza n'Imana ngo bigere ku mwuzuro ukwiriye. Ntago byigeze bikunda, kuko amategeko yaravugaga ngo uwo bafasha samba n'abamutera amabuye. Hari shimwe namaranye iminsi mu minsi ishize ndimo ndabwira abantu mbabwira ngo turashimira Imana ko systeme ya Mose y'amategeko yakuweho, kuko muri iki kinyejana cy'ubusambanyi bumeze gutya, yaba hariho kongera gutera abantu amabuye kubera ibyaha bakoze, sinzi ko twari kubona amabuye. Amabuye aba yarashize n'ukuri. Imana ishimwe yaduhaye Yesu, ntazana amabuye ahubwo akazana imbabazi. Yaje gukuraho iby'amategeko yari yaranzuye, atuzanira Kristo, atuzanira ibiruta amategeko. Kristo aza ariwe tureba tukavuga ngo turamubonye ari mu buzima. Imana rero ishaka kongera kugaruka mu bantu, nibwo yateguraga kuduha umwana wayo. Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umuntu wese uzamwizera atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi hiteka, ngo ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bahabwe ubugingo muri we. Uko kubana n'abantu kw'Imana, Imana yabinyujije muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibinyuza muri we, aza yambaye umubiri 100%, aza ari Imana, ariko ari Imana yambaye umubiri. Umwanditsi w'umuhanga igitabo kimwe nasomye yaranditse aravuga ngo mu bitangaza byose byabayeho mu isi, ngo mu bintu byose byabayeho ibishobora kuba byaratangaje abantu, kuba Abisiraheli baramutse inyanja n'amaguru, kuba Imana yararinze Danieli n'abasaduraka ikabakiza amaboko y'abami bakomeye, bawe yakuye mu muriro, abo yakijije intare. Ibyo ni ibitangaza, si ibintu bikomeye kwirirwana n'intare ukararana nazo ntugire icyuba kandi zishoboje, si igitangaza. Wowe se tuzi kujyanemo wumva uko bimeze, ariko Imana yagiye igaragaza imbaraga zayo. Si ikintu gikomeye kubona umuntu bamujugunya mu itanura ry'umuriro. Umuriro, please, mutagira ngo ni ibintu bibeshya, Bibiliya ntibeshya. Hanyuma Imana ikamukuramo akaba muzima, cyo si igitangaza. Ariko umwanditsi yaravuze ngo ibyo byose ni ibitangaza bito ukurikije ikintu Imana yakoze. Yaravuze ngo igitangaza cyabayeho mu isi y'abazima kitazongera kubaho ukundi, ngo ni ukubona Imana igenda mu bantu ntibagire icyo baba. Imana yirirwanye n'abantu. Yesu yaraje aza yambaye umubiri, aza ari Imana ariko yambaye umubiri. Noneho rero umwami yambwiye ngo nze mbabwire ngo niwe uruta abantu bose. Abigishwa begera Yesu baramubwira bati, sezerera abantu batahe, umunsi urakuze, inzara itabica, kandi dore turi mu butayu. Nyamuneka mwami basezerere batahe, nyamuneka mwami basezerere batahe. Yesu arababwira ati nimubagaburire. Baramubaza bati tugende tubahire, icyakoze hari amafi 2 n'imigati 5. Arababwira ati birangije
mubicaze birahagije ni mubicaze birahagije nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yoshua n'abandi bakiriho ariko mufite uruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe Imana ihabwe icyubahiro kandi ndi kumva ibihe byiza muri iri teraniro ndumva ibihe byiza Hallelujah. ndumva amahoro ndumva umutuzo ntakuneze ibihe ndumva imbaraga ndumva kunesha muri mwiza ibihe Yesu yaraje asa nawe yambara umubiri w'intege nke nkawe kugira ngo akubere sample akubere icyitegererezo cy'uko nawe yambaye umubiri. Yesaya ntiyamweretswe nk'Imana, yamubonye nk'umuntu. Aramuzana amugira uruhinja amwinjiza mu nda ya Mariya, aramubona umwuka wera mumubwira. Hanyuma iri jambo twasomye muri 61 naho Yesu ubwe yamwihishuriraga avugira mu kanwa ka Yesaya, aramubwira ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye. Manshi umwuka w'Umwami Imana, iyo ni projet ya Yesu y'imyaka irenga 100 n'igihe Yesaya yamwerekwaga. Yaravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye kugira ngo nkore iki? Kubera icyo umwuka w'Imana ari kuri njye, Yesu ubwe yari isobanuye, arivuga, arihishura. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye ngo kuko yansize amavuta ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza tuba tuvuze iki? Iyo tuvuze ngo ubutumwa bwiza tuba tuvuze iki? Paulo yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Cyangwa ndi kwihuta ko birumvikana? Haleluya. Yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, ngo uhereye ku muyuda ukageza ku mugira iki. Kubera iki Paulo abanje kwidefanda akavuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugira iki. Kubera iki Paulo ahisemo kuvuga aba bantu? Abayuda ni abantu bagoye, iyo babwiye ngo Imana iravuze bagusaba ibimenyetso, bagusaba proof, bakakubwira ngo twereke ibintu ivuze biri tangible bifatika. Ushobora kubwira umuyuda wamenyereye idini, wambaye amategeko 10, wambaye ibishura biri amategeko 10, umubwire ngo Imana iriho, ntibishoboka. Arakubwira ngo banzu nyereke proof, umereze ibimenyetso byerekana ko iriho. Yinyereke irihe, zana ibimenyetso. Niko bari baratojwe, ni Imana yavuganaga nabo. Ukurikije barabagabo ba Yefuta, ukurikije ba Gideyoni, babwiraga Imana ngo niba ari wowe uvuze, twereke ibimenyetso bitwereka ko ari wowe uvuze. Ndashyira ubwoya hano bugeho amazi, hanyuma ubutaha kongera akagerageza Imana. Niko abayuda bari bateye, ntiwababwiraga ngo Imana iravuze utamweretse ibintu bitangible bifatika. Rero Paulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ngo bufite imbaraga zo guhindura abayuda, abandi bakeneye ibimenyetso. Ubutumwa bwiza iyo buje ngo ubwabwo buhinduka ikimenyetso. Ntibusaba ibindi bimenyetso kugira ngo wasambana areke gusambana, oya. Ntibisaba ibindi bimenyetso kugira ngo wica areke kwica, oya. Ntibisaba ibindi bimenyetso kugira ngo wabeshya areke kubeshya, oya. Yaravuze ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abagiriki ni bande? Ni abantu b'abajerekone. Akubwira ngo nge nize Théorème de Pascal. Ziko Théorème de Pascal imeze. Hanyuma icara hano tubiproving. Ibyo bintu uri kuvuga urumva bifite sense? Shiramo imibare twumve. Ubimanukure. Dukorere grade 3 abizi imibare murabizi, mumanukure. Nika bagira iki bameze barasoma.
ibintu byabo byose ni imibare. Ntabwo ushobora kumuzanaho ibintu bitarimo imibare, kumbwira ngo Yesu yaraje, ukambwira ngo Yesu urabona ngashobora ngo kubabarira abantu, ngo Yesu reka bagira iki, mugira iki ntiwamubeshye. Kandi muri iteraniro nako iteraniro ryo muri Amerika y'Amajyepfo harimo abantu bashaka ibintu bishyire mu mibare tubirebe. Nge narize nzi ko sinisi na tanjate na kotani ibintu nk'ibyo, akakubwira ati bizane biologically umugore ashobora kubyara gute atabonanye n'umugabo. Ngaho proving ibyo bintu mu buryo buri biologique, hanyuma ubitwereke ukuntu umugore yabyaye akabyara nta mugabo baryamanye, kandi hagomba kubaho guhura k'umugabo n'umugore. Zana formula aha ngaha tubirebe, niko bagira iki bateye. Ariko Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibusaba formule, ngo n'imbaraga ihesha uwizera wese. Ayo mashini baraya Yesu tuyakomeye. Ni igitangaza pe, ni igitangaza rwose, ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora, uzageza iwanjye mw'ijuru amahoro. Reka nkwereke ukuntu ubutumwa bwiza bufite imbaraga. Biratangaje cyane kubona umugabo nkawe ufite amafaranga udasaba, ahari wenda uhembwa ku kwezi, cyangwa ufite n'izindi nshuti zagufasha, ariko ugatura hafi y'akabari utazi ibyera ku isi. Kumenya umukiza bimbere umugisha mwinshi, ntabona uko nasobanura urukundo rwe ndarwumvise rungeza ku mutima, tumva imbaraga nazo zibora. Ubutumwa bwiza bufite imbaraga. Kubona umukobwa nkawe uteye neza gutyo, usa gutyo, umeze uko umeze, umeze uko nguko umeze, wambara kwa kundi, ariko uri umukristo ugenda mu muhanda ukavuga ngo nta kibazo mfitanye n'isi. Nta musore n'umwe dufitanye ikibazo, nta mugabo n'umwe dufitanye ikibazo. Imyenda nambaye ifite ubuhamya, inkweto nambaye zifite ubuhamya, agasaha nambaye gafite ubuhamya. Ntago nabisambaniye, ntago nabyibye, ntago nasikorotse. Ukajya ugenda wihamiriza uvuga ngo ngenda umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze kugufa. Mana we yantumye kubwira abagwaneza ngo mbabwire ubutumwa bwiza. Mbega iteraniro riryoshye Yesu we. Mbaraga z'ubutumwa bwiza. Icya kabiri, Yesu arimo arivuga ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Ni ryari umuntu ashobora kuvunika ukagendana ubumuga bwo mu mutima? Umuntu ashobora kuvunika mu buryo bubiri. Umuntu ashobora kuvunika mu buryo busanzwe bw'umubiri, ukabana n'ibikomere. Kuvuga ibikomere mu gihugu cyacu byo ni terime yumvikana vuba bitewe n'ibyatubayeho. Abantu bafite ibikomere, ukabana n'ibikomere by'umubiri bisanzwe, ibikomere watewe n'abantu, watewe n'igihe. Igikomere cya kabiri ni ibikomere by'ibyaha. Ukajya ugenda n'ipfunwe ry'ukuri umunyabyaha, ukajya ugenda wumva utazababarirwa, wiciraho iteka, ukajya wumva wakoze ibyaha bikomeye hano wakubabarira, ukabigendana, ukajya wumva n'ibintu byawe nyine. Uhora abantu bagira amabanga bagenda n'ibintu byabo, akaba yarakuyemo inda ariko akaba yumva n'ibintu bye nta wabivumbura. Imana ikakugira n'ibanga umushumba ntanabyerekwe. Imana igira ibanga mwa bakobwa. Iyo ntabwo umushumba azerekwa byose, ntibibaho. Hari ibyo Imana ikugiriraho ibanga kugira ngo uzafate icyemezo. Ukagenda n'agapira ko kuboneza urubyaro, Imana ikakwihorera. Umushumba ashobora kutabyerekwa rwose. Ukagenda n'icyo gikomere nyine cyo kumva wisayidira kugira ngo ubeho, uhishe intege nke zawe, kikaba igikomere cyawe ugendana. Ndimo ndavuga ibikomere byo mu bwoko bubiri. Hari ibikomere by'ibyaha abantu babana nabyo
babana nabyo bagendana nabyo bakabiririmbiraho bakabibyiniraho bakabibwiririzaho bakararana nabyo bakabikoreraho akazi umuntu akagenda n'imodoka ariko afite igikomere cy'icyaha umuntu akambara neza imyenda ihenze ibitenge bihenze amakositimu ahenze akagenda mu modoka nziza amarava amavewite amarandikuruza ariko afite igikomere kijojoba avuga ngo umugore wanjye abimenye nabigenza gute abana banjye nibabimenya bizagenda gute ababyeyi banjye nibabimenya bizamera gute abagifite ababyeyi mama wanjye nabimenya ko mbayeho muri ubu buzima bizagenda bite dati nabimenya ko mbayeho gutya bizagenda bite ariko Yesu yavuze ngo nazanywe no komora nazanywe no komora ibikomere byo mu mutima arakiza Yesu arababarira wuzuye ibambe n'urukundo ineza yawe ntigira iherezo mu biganza byawe havamo ibyiza gusa ineza yawe ntigira iherezo ineza yawe ntigira iherezo wuzuye ibambe n'urukundo ineza yawe ntigira iherezo mu biganza byawe havamo ibyiza gusa Yesu mu biganza byawe havamo ibyiza gusa ineza yawe ntigira iherezo yantumye kuvura imvune zo mu mitima ibikomere abantu batewe n'ibihe n'imikomere abantu batewe n'ibyaha ibyo byose Yesu arabikiza arabikiza ukajya ugenda wumva wemye nta rubanza ufitanye n'umuntu uwo ari we wese niho Isirayeli yararirimbye aravuga ngo umwuka wo kuririmba yanjeho uyu munsi nishaka muri ibyo ntahira gusa benshi bari bazi ko nkiri wundi abandi bari bazi ko nyikora bya kera reka mbabwira narahindutse yangiriye neza abizi nashya reka mbabwira narahindutse yangiriye neza abizi nashya inzandiko zindagazari nyinshi Kigali yose yanagize nacyane ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza hayo magambo nirimba wiyature hayo magambo winanirimba ukunzi yuko nababari ongera wiyature hayo magambo warabohowe naririmba yo 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 ukunzi yuko nababariwe ukihamiriza ko wumva uri umwana w'Imana cyangwa rimwe na rimwe wiciraho iteka kuvuga ngo ubwo Imana indebera muri ibi bintu ntabwo izangirira neza ntizambabarira ariko uyu munsi wihamirize tahana ikimenyetso cy'imbabazi mu buzima bwawe genda uhamiriza isi wibwire ngo narabohowe
ntukongere kwiciraho iteka niba warizeye Kristo. Ndetse n'ibisigisigi bya bindi Satani ajya azana nk'ibimenyetso akubwira ngo mbese ubu ushobora kuzitwa umugore muzima mu rugo rwawe kandi uzinzira wanyuze mu kiri umukobwa, ndimubwira ngo nahuye na Yesu yampinduriye ubuzima. Satani ashobora kuzazana ibimenyetso akakubwira ngo mbese uzaba umugabo mu rugo, uba umugabo ugira ijambo, ndimubwira ngo nzaba umugabo. Yesu yarambabariye, Yesu yarambaye. Ushobora kwicara ukagira ipfunwe ry'abana bawe kubera ukuntu bakubona bakavuga ngo mama, aho kugira ngo tugire mama usa gutya. Hari abana bavukiye mu ngombi, bavutse basanga ababyeyi babo barakoze amadivorce, babayeho mu buzima bubi bwandagaye, batagira aho barara, batagira aho baba, bitwa ibicirwa mu miryango, baravutse mu buryo butateganijwe, abantu bagendana ibikomere. Akagira ipfunwe ryo kwita umuntu mama we, akihisha. Kera niga segonderi twari dufite umwana w'umuhungu, papa we yaje kumusura, ahageze amurungurutsa abona niwe, aravuga ngo yaguriya ntago ari data, ngo nibeshye kubera ibikomere. Ariko Yesu yazanywe no gukiza ibikomere n'imvune zo mu mutima, arabikiza, arabikiza, arabyomora. Amateka ashaririye. Hari n'abantu bavukiye mu miryango ababyeyi babo cyangwa inshuti zabo barakoze ibyaha bikomeye, bakagenda n'ipfunwe ry'amateka. Ariko Yesu aromora, arakiza. Ukajya ugenda wumva wikunze, utigirira nabi. Hari abahitamo kunywa ibiyobyabwenge, hari abahitamo kwiyahura, bakiyahura mu busambanyi. Hari umwana w'umukobwa nabonye kuri YouTube harimo avanga Imana yarambabaje, nanjye ndimo ndayishyura. Kuki Imana yemeye komera gutya, nanjye reka nyishyure. Hari abantu biyanze bagera ku rwego bumva bari kumwe n'Imana bajya mu rubanza, ariko Yesu yo yaje aromora. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora, iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe. Haleluya. Kuko iyo uvuze rimwe gusa, biratungana. Yesu iyo yaje afite ahantu akanda, kumva kanze kuri buto yari akwiye gukandaho, kumva ubaye icyaremwe gishya, ugakira. Ikintu kizakubwira ko wakize, wamaze komorwa rwose ibikomere, ni amahoro menshi yo mu mutima. Genda n'amahoro. Ibintu byose byo mu isi wumva, iyo ufite amafaranga wumva ufite amahoro, iyo utayafite wumva uyafite. Ufite imyenda myinshi cyangwa utayifite wumva amahoro, wumva unyuzwe na Yesu. Ikimenyetso simusiga kikwereka ko Yesu yageze iwawe akakomora. Yesu yaciye umugani aravuga ngo hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu ajya i Yeriko. Iyo Bibiliya ivuze kuva i Yerusalemu ujya i Yeriko biba bivuze iki? Biba bivuze kuva mu nzu y'agakiza. Yerusalemu hagereranywa n'agakiza, hagereranywa na Kristo umanuka ujya i Yeriko mu isi y'ibyaha. Birashoboka ko uyu muntu yumvaga ibintu by'agakiza bitamuryoheye, birashoboka ko yumvaga bitamuryoheye, ari ibintu bimubihiye. Yarahuye n'abantu bavuga amakuru mabi kuri Yesu. Dufite abantu benshi bavuga amakuru mabi kuri Yesu, bavuga ngo Imana izagutabara ryari se? Kubera iki Imana igirira neza abandi we ntikugirire neza? Ugahitamo kuva i Yeriko inani Yerusalemu umanuka ujya i Yeriko, ukavuga ngo nzabaho nk'abandi bakobwa, ko mbona bambara biboroheye, ko mbona barya biboroheye, ko mbona biga biboroheye, ko mbona bishyurirwa inzu biboroheye, ariko nturamenya uburyo binyuramo. Reka kuva i Yerusalemu ngo ujye i Yeriko, ntiwamenya uko babayeho. Yesu ashimwe. Munyikirize haleluya. Ngava i Yerusalemu yerekeza i Yeriko, nta mahirwe namba ava mu kuva mu gakiza
werekera mu byaha nta na make nkukurijeho nkubwiye ngo satani nta mbabazi agufitiye namba. Satani nta mbabazi agira. Yesu ni wenyine ugira imbabazi. Kandi bimwe mu bintu bitangaza Imana ni ukubona umuntu yavuye i Yerusalemu akajya i Yeriko, bitangaza Imana. Imana ikakureka ivanga ariko warumburanye iki kwera ko nari niteguye kuzagira ibyo gukorera ejo hazaza. Iyo wihangana ukagumana nanjye bitangaza Imana. Sinzi niba Imana igira emotion ariko ishobora kubizigira, ishobora kuba yanababara kaba uyu mwana w'umukobwa agiye ko nari ndimo ndagambirira kuzamugira neza ejo hazaza kubera icyo agiye, ariko urukundo rw'Imana rukagusanga hahandi gusa. Si bose bagaruka, no kugaruka n'ubuntu bw'Imana. Hari ijambo abarokore bavuga ngo naho igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka biterwa n'ubwoko bw'igiti. Hari ibiti bidashibuka. Ntago abarokore bose baguye bagaruka mu gakiza, hari abagwa bagapfa bagaherayo, ariko turashimira Imana yadusigarije imbabazi muri Kristo Yesu. Bibiliya ngo nuko uyu mugabo cyangwa uyu mukobwa cyangwa uyu mugore ngagwa mu gico cy'abambuzi mu ndebe mbabwira amakuru. Haleluya. Ngagwa mu gico cy'abambuzi bagereranywa n'abadayimoni ngo baramufata baramunoza ngo baramukubita. Abo turi kumwe tuzamura ibiganza ndebe ko turi kumwe. Baramukubita baramubabaza ngo bamusiga buraho gato agapfa. Bibiliya iravuga ngo umutambyi amunyuraho. Iyo Bibiliya ivuze ngo umutambyi amunyuraho biba bimeze bite? Babavuze iki? Nukuvuga ngo amategeko, ibyo abatambyi bari bakwiye gukora, berekanaga amategeko y'Imana kugira ngo abantu bakire, ariko amategeko ntiyigeze akiza abantu. Ngo umutambyi amunyuraho aramureba, amategeko ananirwa kumukiza, arakikira arigendera. Umurewi nawe ngahageze amunyuraho. Iyo bavuze umurewi bavuze ngo ni ibitambo byose. Ni ibihe bitambo watanga kugira ngo ubabarirwe ibyaha, kugira ngo usubirane ubuzima? Ntabyo. Umurewi nawe ngahageze ngabona nta bitambo yamutambira ngo ababarirwe asubirane ubuzima, nawe ngarakikira aravuga ngo yewe wowe nta mbabazi ngufitiye, Yesu niwe wakugirira imbabazi wenyine. Ariko biravuga ngo nuko umusamariya mwiza w'umunyambabazi ushushanya Kristo ngamunyuze haramureba ntiyamureka, ngamunyura haramwitegereza aramukomanga ati yewe, abona kuka karenda kumushiramo arakomanga ati yewe byuka, kubyuka biranga, ngaramufata amushyira ku ifarashi ye haramujyana ngamujyana mu icumbi. Iri cumbi ni iki? Ni itorero, naho ubarizwa, naho bene wanyu baba, naho abizera bari, naho abashumba bawe bari. Icumbi ry'abakorari, icumbi ry'abagurupe y'abanyamasengesho, famiye ubarizwamo mu itorero, n'ahantu hagusindagiza bakakurera. Haravuga kandi ndagusigira idenari ebyiri uzamurwaze. Izi denari ebyiri ni iki? Iyo bavuze denari ebyiri baba bavuze Bibiliya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mu itangiriro harimo ibyakuvura, mu kuva harimo ibyakuvura, mu barewe harimo ibyakuvura, mu kubara harimo ibyakuvura. Mu isezerano rishya n'uburi byakuvura, muri Matayo hazakuvura, muri Luka hakuvure, muri Mariko hakuvure, mu nzandiko Paulo yanditse hazakuvura. Harimo ibyakuvura idenari ebyiri. Yo ndafashijwe n'ukuri. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu wese ivuze yabikora. Rurema byose biraje, ijambo rye Jambo we, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umuntu wese ivuze yabikora. Rurema byose biraje, ijambo rye rirarema. aramubwira ngo umurwaze
umudamu afite ibitaro arwarizamo indembe afite ibitaro bye biri mu itorero. Niyo mpamvu tubwira abantu batagira aho babarizwa, batagira address, umushaka aho mubarizwa, mugire abashumba babitaho, mugire protocole, murwazwe mu icumbi. Itorero ni icumbi Yesu arwarizamo abarwayi, abarwarisha, abavurisha. Ubwo abaganga basanzwe bakoresha serumu n'ibinini, Yesu akoresha isezerano rishya n'irya kera. Harimo umutuvura bababahe, harimo imbaraga zibohora, harimo imbaraga zikiza. Munyikirize haleluya. Aramubwira ngo kandi birashoboka ko iminsi ize bishobora kuzaba bike, idenari ebyiri zikaba nkeya, ibindi nzabikwishyura ngarutse. Izi icyo bivuze, iyo bavuze ibindi baba bavuze ya masezerano Imana iguha atanditse muri iyi Bibiliya. Uzabyara, uzaheka, uziga nta byanditse muri Bibiliya, ariko Imana ibivugana nawe kugira ngo ikurwaze. Nzakwishyurira inzu nta biri muri iki gitabo, ariko Imana ibivugana nawe kugira ngo ikurwaze. Nzakurera nubwo uri imfubyi ya buri idafite na wima mukipapa, ariko nzakurwaza, nzakurwarisha amasezerano. Haleluya. Mu masezerano arimo hano nzakwambika hano nta zina ryawe ririmo, ariko Imana inyura mu mushumba cyangwa undi muntu akaguhanurira akakubwira ngo mva ndi Imana yambika abantu, yambika uburabyo ikagaburira inyoni ntacyo zakoze. Ni Imana yambika abantu kandi ikabagaburira. Ibyo ni ibintu Imana ikoresha iturwaza. Ibizarenga kuri ibyo nzabikwishyura ngarutse. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Hallelujah. Ibizarenga kuri ibyo nzabikwishyura ngarutse. Hanyuma iyo bavuze ngo amwomoza vino ayerayo, baba bavuze ngo iki? Amaraso ya Kristo niyo vino ikura mikrobe zose mu buzima bwacu. Nkuko muzi ko alcohol twayisigaga kugira ngo twirinde covid, amaraso ya Kristo ahanagura mikrobe zose z'icyaha. Amaraso ya Kristo niyo doze yuzuye ku cyaha. Kansubiremo aka kantu. Amaraso ya Kristo niyo doze yuzuye. Imana ngo yarayabonye aravuga ngo ayanga yararuta ya Abeli. Ngo nubwo nayavuga ibyiza ngarika ya Yesu ngavuga ibyiza kurusha ya Abeli. Haleluya. Amaraso ya Yesu ngo ni ukuzi iyo warwaye malaria baguha doze ya quarantine. Quarantine ariko irasharira we. Mwarayumvise ra? Iyo warwaye umutwe unywa paracetamol. Ariko ku cyaha amaraso ya Yesu niyo doze yuzuye iri yujuje ubuziranenge ku Mana. Imana yarayabonye iravuga ngo voilà, mbonye icyo nari narabuze. Ni amaraso y'umuziranenge utarigeze akora icyaha. Imana iravuga ngo aravuga ibyiza. Iyo bavuze ngo nzamwomoza vino, baba bavuze amaraso ya Kristo. Vino amaraso ya Kristo akura mikrobe zose mu buzima bwacu, akatwoza, akadutunganya, akaduhindura abantu Imana ibona. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi yavuye rimwe, amaze imyaka 2023 n'amezi make n'iminsi mike n'iminota mike n'amasegonda make. Nano uyu munsi ngo ntarabe expired, ngaracyavuga ibyiza, aracyawo. Croix Rouge igibika amaraso ikayabika neza kugira ngo izafashe abantu barwaye, bakayatera mu bantu bakongera bakagira ubuzima. Ariko amaraso ya Yesu yamenetse igorogota rimwe gusa, nano uyu munsi ngaracyatemba yoza abantu ibyaha. Amaraso
ya Yesu azigera ashira imbaraga. Umuntu umwe yapingaga igaburo ryera, urakoze cyane. Umuntu umwe ngo yapingaga igaburo ryera ngo akabona ngo bira bintu ngo byaje ngo itukura ngo abantu banywa ngo ubundi ngo ni ibiki biriye. Ngo so umugati ngo bagura hano hirya muri boulangerie ngo bakabuzana ngo bakabimanyagura kari kubundi biriya ni ibiki. Kandi ari umukristo ngari mu iteraniro rimwe Imana imujyana mwiyereka. Ngajya kubona ngabona Yesu araje kumusara. Ngajya kumubona ngabona ahindutse umugati. Hari ukuntu Yesu ajya twiyereka akihindura uko ashaka ko tumubona. Munyikirize haleluya. Ajya kubona ngabona ahindutse umugati. Kwa kundi Paulo yavuze ngo mwijoro umwami yagambaniwe ngo yafashe umugati arawushimira ngarawumanyagura. Ngabona bafashe Yesu baramumanyaguye. Ukabireba agakarira amarira akamanuka ati se ibintu ndi kubona ni ibiki. Ngajya kubona ngabona umuntu azanye akantu kameze nka karakanu kurushinge bavoma gutya. Apana serum karakanu serenge. Ngabona batikuye ngo ahantu mu rubavu rwa Yesu ngo ngabona udushinge twinshi ngo turimo turavoma muri Yesu ngo bakatuvana muri Yesu batujomba abakirisitu. Ngakabona marayika ari kunyura aho ngagenda ajomba abantu avana muri Yesu ajomba mu bantu. Aramubwira ngo nguko kuri yanteye ngiyo muri kwigaburo ryera ngo baba bamvomamo bakabahereza. Yamene ya marasaba nyabya yaje ukiza batakwisha yabone tandosta yawe yaje kwaruhura bahitahishijwe amariko tabaguyu amaraso ya Yesu azigera ashira amaraso azigera ashira imbaraga. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo ubwo yageragejwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kristo ni grand frère w'abantu bose bageragezwa. Yasogongeye kumubabara arawumva azi inkono uko zimera, azi imisumari uko imera, azi umubabaro. Yarawusogongeye yawunyweyeho kugira ngo yisanishe nawe n'ubabara byumve. Yesu azi uko kwangwa bimera, yisanishije nawe kugira ngo numubwira ngo Yesu mfite abanyanga ahita byibuka ko nawe bamwanze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu azinzara kugeza ubwo we yashonje Satani aramusura aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana fatira ibuye uruhindura umutsima kugira ngo nusonze inzara yakwishe bajya avuga ngo ndabizi inzuka inzara iryana. Yarababajwe, yarageragejwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Yesu azi ubupfubyi arabuzi kuko Yosefu yapfuye mbere. Azi uko kubaho utagira papa bimera, arabizi. Yesu arabizi uko gutabwa bimera. We baramutaye nawe yagendanaga nabo 12 bamusiga wenyine kugira ngo numubwira ngo Yesu bantaye ajya kumva yumva ururimo urimo uravuga avuge ngo nanjye barantaye reka ntabaruriya muntu. Imana ishimwe. Yesu arabizi uko gutsindwa bimera. Igihe kimwe yari mu ishyamba mu gashyamba ka Getsemani arananirwa, umutima arananirwa, umubiri urananirwa kugeza ubwo yarwaye depression, yagize umubabaro ukomeye, imitsi y'ubwonko iraturika.
agahinda gakabije. Yesu aza agahinda gakabije uko kamera. We yarababaye, imitsi y'ubwonko iraturika, amaraso amuvamo, abira ibyuya bisa n'amaraso, kugira ngo uzavuge ngo Yesu ndababaye, ndarushye, yumva ururimi urimo uravuga, abyumve, yumva urwo rurimi, aze kukureba, avuga ngo nje kureba umugore warize, nje kureba umugabo urimo urarira, nje kureba umusore, nje kureba umukobwa, nje kumureba. Yesu yarababaye, abasha gutabara abageragezwa ubusa, arabizi ko umubabaro uryana, azi uko kwambara ubusa bimera. Mana ishimwe ko ndi kumva abantu bari kunyumva. Yamaze amasaha 6 n'akariya bashyiraho ni ugupfa isoni kugira ngo batamwandagaza. Buri umusore w'imyaka 33 buri ngewe njya muri dushe nkamaramo iminota 5, nabwo kwireba nkumva mfite isoni. Ubwangiye nirebye mbona mfite isoni. Ariko yamaze amasaha 6 ku musaraba, yambaye ubusa buri. Ikanzu ye bayitwaye ngo bagiye kuyifindira, bamusiga yambaye. Reba umusore w'imyaka 33 ariko umusaraba hagati y'isi n'ijuru, yirirwa yambaye ubusa, kugira ngo numubwira ngo Yesu nambaye ubusa ajye yumva icyo uvuze. Mani habwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndimo ndakubwira Yesu ukiza, ndimo ndakubwira Yesu utabara, ndimo ndakubwira Yesu ubabarira, ndimo ndakubwira Yesu ubora, ndakubwira Yesu gukunda urukundo rwinshi ruruta rw'abantu bagukunda. Yesu yabaye impunzi, ava iwabo bamwirukankana n'inkota, Herode amushaka ngo amwice. Abana b'abahungu bose barapfa bamuzira, abari munsi y'imyaka 2 bose barapfa bamuzira. Arahunga aragenda, kandi yari Imana. Baramucyana ajya muri Egiputa mu gihugu kitamuzi. Arahunga, ndahumuriza impunzi zose zibwira ngo Yesu yasogongeye ku mubabaro w'ubuhunzi, azi ko imanzi zibabara, azi uko zivuga, arasumba iyo zitatse, nawe yarahunze. Azi byose, arabimenya. Arabizi, ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ibintu byose nari kuvuga ko ari 6 nabivuze. Yesu arusha abantu urukundo, Yesu abarusha imbabazi, Yesu abarusha ubuntu, ni muganga w'ibikomere, aribuka, niwe mahoro yacu. Reka dusenge. Bishoboka ko waba warabuze abawe, wumva nta byiringiro by'ubuzima ufite, uri muri ambutiyaje y'ubuzima. Bwira Imana ngo basi njyewe kuki nasigaye. Ushobora kuzakora ibirori ntubone uwo wambika ikamba, ushobora kuzabura abasaza baguhagararira kubera ko ntabari, ushobora kuzabura abanyagosenge wambika ikamba babwira ngo bamasenge mwarakoze. Birashoboka, ariko Yesu azahagarara mu cyimbo cyabo, azaza ibicyuho, azakubera inshuti magara, azagumana nawe, ntuzigera umubura ahari, azakubera byose, azakubera umujyanama. Hari abantu nyine babuze abajyanama,
bambara uko bashaka, akavuga ati n'ubundi ntawe ngira ungira inama, nzajya nambara ibyo numva, nzajya ndaraho mbonye, ndi mama nk'ipapa ntabyo nawe. Ariko Yesu nubwo utamureba n'amaso y'umubiri arahari, arahari. Kaduhombeka amaso yacu dusenga. Bishoboka ko ujya ugira ipfunwe, ukagira ipfunwe ry'ubuzima ubayemo, bwaba ubuzima bw'ibyaha cyangwa ubuzima bw'ibikomere. Ariko Yesu ari muri iteraniro kugira ngo akomoze Elayo, akomoze amavuta, akomoze vino, usubirana ubuzima. Aragushyira mu icumbi, aguha umurwaza ari we torero, azagutungisha ijambo rye, azakugaburira, azakwambika, azagutunga, ntazemera uva muri uyu mubiri utabonye ineza ye. Azagusindagiza, kandi aho ubona icyuho cy'abantu azahaba. Nukuri siko wari ugukwiye kuba umeze, hari imirimo y'Imana iri muri wowe. Uko usa siko wakagombye kusa ukurikije amateka, ariko Imana yanyuranyije ibihe ikugirira neza. Ibyo byavuye mu mbabazi z'Imana. Ariko kimwe gikomeye ni urukundo Imana igukunda muri Kristo Yesu, urukundo rugukiza ibyaha, rugukiza kuzarimbuka ngo ubabarire mu isi uzabure n'ubugingo. Tegura ahantu uzabiteka ryose, ubuzima bw'Imana ntibugutinze. Tegura ahantu uzabiteka ryose, ntiwigirire nabi. Imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe. Reka mbinginge kubw'imbabazi z'Imana, muhaguruke dusenge. Nabwiye abantu, ndababwira ngo ababagiriye nabi ntimuzabagirire nabi, ababahemukiye ntimuzabahemukire, abangirije ibyanyu ntimuzabangirize, ababanze ntimuzabange muzabakunde, ababituye nabi mubiture neza. Imana niyo yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Namanangara iyo nkubonye sangurenze ko babwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose. Nisanze, nisanze uno kundo rwawe, wambereye uburuhukiro. Ubuntu bwawe butangaje, ubuntu bwawe burampagije bwonyine gusa. Mbanuhutse wewe wenyine tubana nkaruhuka. Yesu niwe mahoro yawe, urukundo rudashira, niwe wenyine utazaguterera. Wakigirira nabi, ukiyahuza ibyaha kugira ngo ubeho, kubera kureba inyuma n'imbere ukabona nta buzima buhari, kuvuga ngo gupfa bindutiye kubaho. Ariko ndagutangariza inkuru nziza ngo kubaho kwawe bifite icyo bimaze. Uzavamo umugore mwiza, uzabyara, uzaheka. Uzavamo umugabo mwiza, uzitwa papa w'abana, uzubahwa, uzakomerwa amashyi, ibihe bizakwitaba ubona ineza y'Imana. Imana si wowe izigiraho kugira nabi, Imana izakugirira neza. Imana ntigira nabi, n'umugira neza. Mucuranzi arakoze cyane, Imana iguhe umugisha.
reka nganire n'umutima w'umuntu wicaye hano. Ujye uhora ugendana ipfunwe ry'icyaha ubana nacyo. Bishoboka ko inshuti zitakizi, abavandimwe batakizi, cyangwa niyo baba barabimenye, ariko hari ijwi rya wumva buri munsi iri kubwira ngo wowe iki cyaha ntago wakibabarirwa, warahemutse bikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo ntiwakoze ibyaha biruta ibya Dawidi, ntago wakoze ibyaha biruta iby'abandi bose, nabo barababariwe. Muri Kristo harimo imbabazi z'Imana z'umurengera. Imana yakomora ibikomere byo mu mutima by'icyaha. Reka tubanze dusengera icyo. Ni ikihe cyaha wiyiziho mu mutima ujye ubwira Imana ngo iki ndabizi ko cyambayeho kimbaha karande. Ntago ndi buvuge ngo urasambana, ngo uriba, ngo urikinisha, ngo urasambana, ngo urumutinganyi, ngo iki. Ibyo no mwuka wera ubushinzwe, nge ntago ndumushinja cyaha. Ariko niba wumva ufite imvune mu mutima, wumva hari icyaha kiba muri wowe buri munsi kikwizingiraho cyakunaniye kureka, bwira Yesu ngo nashaka kumvura iyi mvune yo mu mutima, unyize ndakira, akomoze erayo. Amaraso ya Kristo ahinduke vino, ahinduke alcohol, igukuramo iyo virusi kandi urakira rwose. Uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo Yesu, ndabyumvise ko muri nge harimo virusi, harimo icyaha kintera intege nke, ariko nciye bugufi imbere yawe, umbabarire. Uzamura ikiganza cyawe. Imbabazi z'Imana ziruta ibyaha byose wakoze, nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba bitukura tukutuku, Imana yabihindura umweru bigasa na sheregi. Ibyo wahisha ababyeyi, ibyo wahisha umuryango, ibyo wahisha umushumba wawe, ibyo wahisha abo mukorana, ibizwi nawe gusa n'umutima wawe, Yesu yabyeza. Na bya bindi abantu bamenye, Imana yabikubabarira. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ibabarira, urabohora, urakiza. Muri we harimo imbabazi nyinshi cyane. Bibiliya iravuga icyo umwana w'Imana yerekaniwe no kugira ngo amarehe imirimo yose ya Satani. Hari imbabazi zuzuye muri Kristo Yesu kuko ari we imbabazi zacu. Hari urukundo rumwuzuyemo kuko niwe rukundo. Hari ubuntu bumwuzuyemo kuko yaduhaye ibiruta ibyo twatekerezaga n'ibyo twashakaga. Yatuzaniye umutungo wo mu ijuru, aduha ubuzima bwo mu ijuru, atwegereza intebe y'ubuntu bw'Imana. Bene data bazamuye ibiganza ndabasengeye ngo imbabazi z'Imana zibabeho. Amaraso y'umwana w'intama Kristo abeza batunganye, abahindura ibyaremwe bishya. Uhereye none ntibakongere kwiciraho iteka. Kandi ibyatumaga wenda bakora ibyaha bikaba ari ibikomere by'ubuzima, inzira banyuzemo z'ubuzima zitandukanye, bituma Satani bacira akayira ko gukora ibyaha. Turabasengeye ngo imbabazi z'Imana zibabonekeho. Uhereye none bahindutse abana b'Imana bidasubirwaho, kandi ntibazacirwaho iteka. Urakoze, 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 urakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka kwinginga umushumba kubw'icyubahiro cy'Imana aze hano dusengere isengesho ngiye kuvuga. Murananiwe ko mwicaye? Nta kibazo, mwicarire, nta kibazo, nta kibazo. Ndashaka ko dusenga Imana ikakomora ibikomere byo mu mutima. Umuntu wumva yarakomeretse kubw'ibihe, amateka, iminsi, bwira Yesu ngo nashaka kunyomora. Kandi ubivuge mu ijwi Yesu ari bwumve, ntumubeshye. Mubwire ngo Yesu, nagize inzara ndiba, nambaye ubusa ndasambana kugira ngo nambare. Umubwire mu ijwi yumva. Arakunda, afasha abashavuye. Wizere ijambo rye ntiwongere kurira. Niwumva hari igikomere ugendana cyanze gukira, gihora kijojoba, bwira Yesu ngo nyomora ndakira. Yesu, hano turi muri salle d'ope, kandi buri muntu wese arinjira mu cyumba cye na Kristo. Murahura azanye ibikoresho byo kukomora. Haleluya, haleluya. Mu mafu yari munsi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya umukunzi
yawe, ni wowe womora mwami, imitima irakomeretse ni wowe womora ibikomere byose, kandi buri muntu wese igikomere ntabwo gisa n'icya mugenzi we. watwomora bigakunda, Buri muntu wese afite uko akomereka, urakiza Yesu, bikaba bigari mu muntu, ikarenga amarangamutima birenga amarangamutima y'umuntu, bigafata ubwonko izina rya Yesu. kugeza ubwo umuntu ashobora gufata icyemezo kibi. Bana we bazazihora. Turi muri iki cyumba tubagirwamo, iki cyumba dutunganyirizwamo, Haleluya. iki cyumba Turi twamurirwamo imyambaro mibi tukambikwa indi myambaro. Iki cyumba ufata umutima ugafata imvune z'umutima ukabaga iyo mitima ukongera ukayisana. Haleluya. Buri mubyeyi, buri mukobwa, buri musore, buri mugabo arakubwira mu mutima we imvune afite ndetse n'ibikomere biri mu mutima. Turabyatura, turabizamura imbere yawe, turabizamura. Haleluya. Turazamura iyo mitima y'abakobwa batakika bababaye, bafite agahinda, ibikomere by'ibyaha, ibikomere by'inguma zo mu mutima. Abasore nuko, abagabo nuko, ababyeyi nuko. Ntabwo twabura kuvuga izo nguma zivirirana ziri mu mitima. Arakiza Yesu. Nta wundi mukiza dufite ni wowe. Haleluya. Nta wundi duhugiyeho ni wowe. Nta wundi twizera ni wowe. Ni wowe womora mwami. Nta wundi ukiza ubugingo bw'abantu ni wowe. Urakiza Nta wundi urokora ni wowe. urabohora cyane. Reka uyu munsi tukubonereho umugisha. Neza y'Imana izi wacu. Aya marira y'ababyeyi uyumve. Neza y'Imana izi wacu. Aya marira y'abagabo reka uyumve mwami. Urukundo rw'Imana ruzi. Aya marira y'abasore n'abakobwa reka uyakire. Babazi z'Imana zizi wacu. Birababaje ibikomere bikiri bibisi. Urakiza kandi aho umuntu yumva yavuze induru, aho umuntu yumva yaboroga, aho umuntu yumva yavuze induru agataka. Nta wundi wo gutakira ni wowe, nta wundi wo kubwira ni wowe, nta wundi wo kurira ni wowe. Ibyo bikomere mwana, ibyo bikomere byo mu mutima, ibyo bikomere twakuye mu miryango, ibyo bikomere twakuye mu kazi, ibyo bikomere twakuye kubo twabanaga nabo, ibyo bikomere twakuye mu maga atandukanye, ibyo bikomere twakuye mu nshuti, ibyo bikomere turabyatuye. Imitima yabo irataka, haleluya, ariko nta wundi itakira ni wowe. Imitima irataka irababaye, ariko niwe batakiye mwami, niwe baririra. Agahinda kabura kazi, agahindura kazi. Warababaye, waratotejwe, warashonje, wambitswe ubusa, urabyumva. Uzenguruka amasaha 6 bakuzengurukana bagukubita, uzi inkoni, uzi umubabaro wo kumusaraba, urawuzi. warashonje, warasuzuguwe, waratutswe, Yesu wanzwe n'isi. babarira. Ibi ni byo ducamo bya buri munsi, haleluya. ariko niwe womora ibikomere byo mu ubwo yababajwe ubwe, niwe womora ibikomere byo mu mutima, abasha no niwe womora gutabara ibikomere by'abagabo, niwe womora ibikomere by'abasore. Uru rugendo nta muhanga wawe, ahubwo imbabazi zawe mwami, za zindi wavuze ku musaraba, za zindi wavuze ngo ubabarire kuko batazi icyo bakora. Uyu munsi mwami utanze imbabazi, uduhe n'imitima yo kubabarira. Tubabarira abaduhemukiye, tubabarira abatugiriye nabi, tubabarira abatubabaje, tubabarira abaduteye ibibazo. Imbabazi zawe zigaragare muri aya materaniro. Tugushimiye kubw'umujakazi wawe ukoresheje mwami. Turakumva hagati muri iri teraniro, turakumva ugendagenda mu mitima. Imitima irabohotse, imitima itagiye kunezerwa, hari imbaraga zibohoye iyi mitima y'abantu. Turagushimiye ibyo ukoze mwami, tugushimiye ku bwa byose, tugushimiye ku bw'imbabazi utanze, tugushimiye kubwo kubohora imitima ishenjaguritse, tugushimiye mwami kubwo gukiza abantu bagakira rwose. Unyemerere isoko y'amaraso iba ikimenyetso cyo kweza no gutunganya no gukiza indwara no gukiza imitima ibabaye no gukiza imitima ikomeretse no gukiza imitima mu buryo bwose. amen. Ibyo nyine nibyo bitwara, nibyo twifuzaga, nibyo twashakaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukubonereho umugisha mwami. Umuntu ushaka kurira rire, ushaka kuvuza induru yivuze. Ntiwifate, ntiwifate, ntiwifate.